Nindambi yari amarira menshi ku bakozi ba TMP cyangwa se abahoze ari abakozi ba TMP, ariko nanone iyi nkuru isa nabwo naho itunguranye. Ku munsi w'ejo ngira ngo mwabonye ko twakoze video isobanura buryo abantu bari gukoresha bagaruza amafaranga yabo, ndetse abantu benshi bakaza kwifashisha ubwo buryo, bakaza no kubaha ubutumwa bwiza babwira ko amafaranga yabo yahagarikishijwe. Ngira ngo mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga menshi atandukanye, binavuga ko uwaba ahagarariye TMP yaba yafashwe cyangwa se yaba yatawe muri yombi. Inkuru nziza rero uyu munsi hari nuko abantu batakaje amafaranga muri iriya misi yashize. Ngira ngo abakoresha TMP murabizi, abantu batakaje amafaranga muri iriya misi yashize, uburyo bwo kuyagaruza biri gukunda kandi n'uburyo bwizewe, ariko birasaba kugira ngo utange ikirego kuri RIB ndetse wandikire na MTN iretere kugira ngo bagufashe kugaruza amafaranga yawe yatakariye muri business mu buryo bwizewe kandi mu buryo bworoshye. Uburyo biri gukorwamo rero nibwo tugiye kurambira hamwe muri iyi video, ngira ngo mbamare impungenge mbabwira ko abantu mufite imbogamizi, murebe video ku gice cya mbere twakoze ku munsi w'ejo kugira ngo mubashe gusobanukirwa uburyo biri gukorwamo, ndetse namwe mubashe kwapplyinga kugira ngo musubizwe cyangwa se mugaruze amafaranga yanyu yatakariye muri business, by'umwihariko abagiyemo mu misi isa nkaho ari iya nyuma. Nguhaye ikaze rero hano kuri Shadow TV, ndagusaba ngo ukore subscribe ndetse unakoreshe ku nshuti zawe kugira ngo nazo zimenye amakuru meza. Ndagushimira rero ndetse ngo haye ikaze wakoze subscribe kuri Shadow TV, ndetse nawe utarayikora ngusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Ngira ngo rero ku munsi w'ejo nibwo twagarutse kuri business ya online ariyo TMP yacucuye cyangwa se yatwaye amafaranga y'abanyarwanda menshi cyane. Tukaba twaragarutse ku buryo rero bwo kuyagaruza cyangwa se uburyo abantu benshi bari kwifashisha kugira ngo babashe kugaruza amafaranga yabo batakaje. Ngira ngo video igice cya mbere mwakibonye, abantu benshi batubwiye ko twabakoreye igice cya kabiri kuko igice cya mbere batari basobanukiwe neza uko ibintu biri gukorwa. Ariko nanone uyu munsi noneho twari byo tugiye kujyamo in deep kugira ngo mwese mubashe gusobanukirwa by'umwihariko abantu batakaje amafaranga mu buryo busa nkaho butunguranye, by'umwihariko abantu bagiyemo mu matariki ya nyuma iyi TMP iri hafi gusa nkaho irangira. Ngira ngo rero ushobora kutabonye igice cya mbere, wareba muri description ya video ugakanda kuri link twapininze ya mbere, noneho ukaza kureba igice cya mbere uko ibintu byari bihagaze kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibijyanye n'iyi video, ndetse ndagusaba kugira ngo uyirebe kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko ibintu bihagaze, ndetse nawe niba waratakaje amafaranga yawe muri business ubashe kuyagaruza mu buryo bwizewe kandi mu buryo butanga icyizere cy'uko benshi mu bagiye barakurikiza step by step, benshi batangiye kugenda babona message zababwira ko amafaranga yabo yahagarikishijwe, ndetse ari habura iminsi 3 nkuko mubizi iyo ukoze reverso amafaranga agaruka mu gihe cy'iminsi 3. Ubwo nukuvuga ngo abapplyinze mu minsi ku munsi w'ejo tugisohora video barategereza uyu munsi ndetse n'ejo kugira ngo babashe kubona amafaranga yabo. Gataho rero nkuko nabivuze, uburyo burimo kuza kwifashishwa n'uburyo bwo kwandika ibaruwa ukayishikiriza RIB cyangwa se ugatanga ikirego kuri RIB uvuga ko wanyanganyijwe cyangwa se wibwe amafaranga n'uru rubuga rwa TMP, noneho nanone ukandika indi baruwa ukayijyana kuri MTN kugira ngo babashe kugufasha gukora reversal y'amafaranga wohereje. By'umwihariko ngira ngo abenshi mwagiye mubibona ko bagiye bohereza ku manimero agiye atandukanye. Icyo gihe rero ijyanye lettre cyangwa se ibaruwa kuri MTN bagufasha kureba transaction wagiye ukora, noneho bikaba byaza koroha kugira ngo babashe kugaruza amafaranga wohereje. Ariko icyo gihe ni igihe amafaranga wohereje atarabikuzwa ngo akurwe kuri simukadi. Ubwo nukuvuga ngo abantu bohereje amafaranga muri iyi misi ya nyuma nibo biri buze kuza gukunda, kuko abandi ndakeka hari abagiye babikora mu bwo buryo ariko bakaza kubabwira ko bitari gukunda kuko amafaranga yabo yamaze kubikuzwa ku masimukadi. Gusa kandi nawe nanone niba wakoze reverso bigakunda bakaguha message bakubwira ko amafaranga wohereje yahagarikishijwe cyangwa se yahagaritswe, byandika muri comment tubwire kugira ngo n'abandi babikore, kandi nanone bya byiza ushyizemo payment proof cyangwa se iyo message baguhaye kuri MTN. Nukuvuga ngo rero ukuntu ibintu byorganije, noneho ngira ngo benshi mwakomeje kugenda mubona hari abantu bagenda bapostinga nyiri company bavuga ko yaba yafashwe, ari nabyo by'umwihariko birimo gutanga icyizere cy'uko amafaranga benshi bagiye bohereza kuri iyi company ya TMP birimo gutanga icyizere cy'uko amafaranga ashobora kugaruka. Ariko nanone ni ibintu mu by'ukuri umuntu atahita azanga ahite ashingiraho avuge ko amafaranga yatakajwe, by'umwihariko amenshi mu yagiye yoherezwa kuri ayo masimukadi transaction ziri kuba retrieve bagasanga amafaranga hafi 1/2 yose yarabikujwe. Bivuze ko rero hari icyizere gike yuko amafaranga hafi ya yose, by'umwihariko nk'abantu batangiranye na company abo urumva ko bigoye. Gusa abashyizeho amafaranga mu misi ya nyuma, ngira ngo abenshi mwagiye mubibona ko mu misi ya nyuma ariho abantu bishyuye amafaranga menshi cyane, abo ngabo hari amahirwe menshi yuko bashobora kongera gusubizwa amafaranga yabo. Nubwo rero icyizere gisa nkaho ari gike, ariko nanone ndasaba abantu bashyizeho amafaranga mu misi isa nkaho ari ya nyuma, company isa nkaho ijya kurangira, gusaba cyangwa se gutanga ikirego kuri RIB ndetse no kuri MTN bakabafasha kugaruza amafaranga yabo. Nkuko nababwiye benshi batangiye kugenda bayakira cyangwa se babona message zibabwira ko amafaranga yabo yahagaritswe.
Ikindi kandi mboneraho kubamenyesha ko hari urubuga turimo cyangwa se abantu benshi bari kwifashisha kugira ngo babashe guhabwa ubufasha ari benshi, by'umwihariko abantu bahoze mu magroupe atandukanye ya TMP bari kujoininga iyo groupe, noneho bakaza kujya inama y'uburyo bari buze gukora mo izo request zisaba gusubizwa amafaranga ndetse no gutanga ibirego kuri RIB. Ikindi rero andi makuru ari kugenda agarukaho nuko hari abantu byaje kugiraho ingaruka benshi bakaba batangiye kwiyahura, ngira ngo mwagiye mwumva mu karere ka Gakenke aho bamwe mu bari barashoye muri business aba agent umwe muri bo yamaze kwiyahura cyangwa se kwimanika mu mugozi. Ibyo rero nanone ntabwo aribyo tugiye gutindaho cyane, ahubwo tugiye kwigarukira kuri ubu buryo abantu bari kuza kwifashisha bagaruza amafaranga yabo. Ngira ngo mwagiye mubona benshi bapostinga reversal za transaction z'amafaranga bagiye bohereza ku ba agent bagiye batandukanye. Ngira ngo rero ku bantu batarebye nanone video nagusaba kugira ngo urebe video ya mbere, igice cya mbere, kugira ngo nanone ubashe gusobanukirwa neza uburyo birimo gukorwamo. Ikindi kandi nanone abantu ngira ngo mwagiye munabona hari message bababwira ngo bohereze cyangwa se bashyireho andi mafaranga 8,000, 20,000, 100,000 ndetse narengaho bitewe n'amafaranga umuntu yari afite kuri account. Ibyo ngibyo abantu babikoze nanone nta gutakaza icyizere, urajya muri telefone yawe ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 urebe ibyemezo bitaranozwa, cyangwa se ujye hariya ugaruriza amafaranga, cyangwa se urebe transaction wakoze. Igihe urasanga cyangwa se nusanga amafaranga wohereje transaction ikirimo muri history, uri buze gukanda ukonfirme wemeze gusubizwa amafaranga wohereje. Igihe rero uri buze gusanga message itakirimo, ni uburyo bushoboka bwa nyuma, nubwo buryo bwo kwandikira ibaruwa MTN ndetse ukanandikira RIB ugatanga ikirego, ndetse ngira ngo muribuka ko ushyiraho na photocopy nkuko nabivuze muri video ibanza, ushyiraho na photocopy irangamuntu, noneho ugategereza hagati y'umunsi ndetse n'iminsi 2 ukaza gusubizwa. Baguha message bakubwira ko ikirego cyawe cyakiriwe, cyangwa se MTN ikaguha message ikubwira ko transaction yawe y'amafaranga wohereje yabaye reversed, cyangwa se yagarujwe, cyangwa se yahagarikishijwe, cyangwa se yahagaritswe. Kabone nubwo rero ibyo byose birimo gukunda, hari abakomeje kuruma giho baravuga bati nta kundi n'ugwebera ryaje. Gusa nanone anababwira ngo pole, akenshi izi business za online zigira igihe cyo kubaho ndetse zikagira n'igihe cyo kurangira. Vuga nawe urabyirebera, bifata uko ubibonye ubirebe, urambaza iki wa mugabo wambabariye? Ntacyo mfite cyo kuvuga, nawe urabyirebera, bifata uko ubibonye ubirebe. Niba rero utarajya muri groupe, ngiye kwandika nimero yanjye hano muri description ya video nanone, ndetse ndashyiraho na link ya groupe kugira ngo ubashe kujoininga cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp ngushyire muri iyo groupe kugira ngo nawe ubashe guhabwa ubufasha nk'abandi bose. Ndetse ndabiza hari abantu benshi batuye nko mu byaro batamenye amakuru yuko ibintu bihagaze, ndetse hari n'abadafite mu busy kugira ngo babashe kubona video. Wabahamagara kuri phone ukababwira ukabamenyesha uko ibintu bimeze kugira ngo nabo byibuze babashe kugaruzaho make muri yo, cyangwa se make mu yo babatwaye. Ngira ngo kandi hari inshuti yawe cyangwa se hari mugenzi wawe utagize amahirwe yo kubona iyi video, amusharinga ndetse ukibuka no gukora like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi batandukanye, by'umwihariko benshi mu bari barashoye muri business ya TMP, bityo babashe kujya mu rubuga cyangwa se muri groupe babashe gufashwa, byibuze hari bake mu bagaruza amwe mu mafaranga batakaje aho guhomba yose. Ndagushimira rero ndetse ngo haye ikaze muri video igiye gukurikiraho. Ubwo no kuvuga ngo yagize igihinduka kuri part 3 twabamenyesha ndetse byinshi ku bijyanye n'iyi business ya TMP uko amafaranga ari kugaruzwa. Nanone turaza kubigarukaho nanone nitugira andi makuru cyangwa se nitugira ikindi kintu gishya twunguka. Hagati aho rero ibuka gukora subscribe hano kuri Shadow TV kugira ngo igihe twa-uploadinze iyo video nshya ujye uhita uyibonera ku gihe, ndetse igihe video igufashije kwibuka gukora like, ndetse byaba byiza unatanze comment kugira ngo bagenzi bawe nabo baze gufashwa na comment watanze. Ikindi kandi igihe wabonye message ya reversal nanone waduha payment proof cyangwa se iyo transaction proof kugira ngo bagenzi bawe nabo babashe ku applying for reversal. Thank you for watching.